igihe ibigeragezo bije, Imana ishobora byose izi byose uko bikurikirana nuko ibyo bigeragezo bimeze, kandi iravuga iti igihe cyose uhuye n'ibigeragezo uramutse witegereje neza hari uburyo bwo kubivamo. Ibigeragezo ni rusange kuri buri wizera wese. Tugomba kwitegura ko bishobora kutugeraho kandi ko dushobora no kubirwanya. Igihe duhuye n'ibigeragezo, ibyo ntibivuga ko tuba tutari intungane cyangwa ko twananiwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko sibyo. Ikinyuranyo cyashobora kuba ariko kuri gusa nk'uko tugiye kubyiga mu kiganiro Nkoraho Mwami. Mu kiganiro cy'uyu munsi, Dr. Charles Stanley arasuzuma kandi yerekane uburyo abakristo benshi bakwiriye kurwanya gushidikanya mu buzima bwabo. Mbega ni iki dukwiriye gukora igihe duhuye n'ibigeragezo? Uko ugenda wumva uzashobora kubona ibisubizo by'ibibazo rusange byerekeranye n'ibigeragezo wanyuzemo, ukagira gushidikanya bikaba byarakubujije n'amahoro. Gumana natwe wumve aho Dr. Charles Stanley atanga inyigisho za Bibiliya ku byerekeranye n'ibigeragezo, kandi ibyo bizatuma uguma muri Yesu Kristo. Umutwe w'ubutumwa bwiza ni igihe duhuye n'ibigeragezo. Reba muri Bibiliya yawe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Haravuga ngo ndizera ko muri ibi harimo ibanga ryo gutsinda ibigeragezo. Intumwa Pawulo iravuga iti, bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyijemo, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no munsi y'iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyo bakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,000 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababayeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Kandi hano hari umurongo w'ingenzi wa 13 ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibigeragezo izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Hanyuma kubw'ibyo intumwa Pawulo aravuga ku murongo wa 14 ati, nuko rero bakundwa, nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Abakorinto bari mu bwoba, bari mu bigeragezo n'ingorane zibabaza umutima. Ibyo byose byari ku bantu b'i Korinto, kubera ko bari barahisemo gusenga no kuramya ibishushanyo, ari byo bigirwamana. Mu bice bya mbere twabonye ko abizera bo mu itorero bageragejwe no gusubira mu gusenga ibishushanyo, kandi hari n'ubusambanyi bw'uburyo bwose. Bakajya mu minsi mukuru aho amaturo yose yashyirwaga ibigirwamana. Kubw'ibyo intumwa Pawulo yitaye kandi yitwararitse ibyo bibazo by'Abakorinto, kandi natwe ubwacu duhura nabyo, kuko atari ingorane n'ibibazo by'Abakristo bo mu kinyejana cya mbere gusa, ahubwo n'uyu munsi Abakristo bahura nabyo.
hari ingingo eshatu z'ingenzi ku murongo wa 13. Ingingo ya mbere nuko ibigeragezo ari rusange kubizera, kandi ibyo bivuga ko ibintu byose wowe nanjye tugeragezwamo abandi nabo baba barabigeragejwemo mbere. Kandi iyo uvuze ngo ariko ntimuzi ibyo ndi gucamo mu buzima bwanjye, nshobora kukubwira ukuri yuko uyu mwanya ko Imana ibizi, kuko yaravuze mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 13 ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Uko niko bimeze, ntacyo wahura nacyo gishya abandi batabonye. Icyo wavuga cyose wahuye nacyo nibyo, ariko nawe ntuzi ibyanjye. Imana irabizi ngo kitari rusange mu bantu. Twese iyo duhuye n'ibigeragezo usanga dutekereza ko ibigeragezo byacu bitandukanye n'iby'abandi, cyangwa ko ibyacu bikomeye gusumba ibyabo. Ariko Imana yateguye ibisubizo ku bibazo byose dushobora guhura nabyo bitandukanye. Imana ntabwo izazana ikintu gishya kugira ngo iguhe ibyo ukeneye, nta na kimwe. Niba ibyo bikoze ku bwibone bwawe, tekereza mu yindi nzira, shima Imana ko itazanye ikintu gishya mu buzima bwawe. Imana yateguye kera cyane ibisubizo by'ibibazo byawe. Umva uko Imana ivuga ku murongo wa 13 ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Hano Pawulo aravuga ko ibigeragezo byose ari rusange kuri twese. Ibyo bivuga muri make ibyo twahura nabyo byose undi muntu aba yarahuye nabyo. Irindi jambo rya kabiri nshaka ko muzirikana ni iri kungenzura. Iri jambo kuba ari ijambo ritera intege umuntu ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Kandi uravuga uti ntibishoboka, byibagirwe. Iyaba warabonye ikigeragezo nari ndimo, ndakubwiza ukuri, naragerageje, ariko Imana izi ko nageragejwe, kandi nayisabye kutareka ibigeragezo ngo bingereho, ariko byangezeho byinshi kandi bikomeye, ku buryo nta muntu wo kuri iyi si washoboraga kubyihanganira. Imana ishobora byose, irabihamya ku murongo wo mu byanditswe byera, kubw'ubushake bwayo igenzura byose. Mwumvire ijambo kugenzura. Imbaraga zose n'ubushobozi ni ibyayo, ikora ugushaka kwayo, ifite imbaraga zose, izi byose. Kubw'ibyo izi n'ibyo ducamo byose nk'ibigeragezo. Imana ubwayo yashyizeho itegeko ryo kugenzura ibitubaho naho bitagomba kurenza. Imana yashyizeho uruzitiro ntarengwa ku bikorwa byose byo murimbuzi ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Birashoboka ko wicaye hanze wumva radiyo hanyuma ukumva wayobye kuko utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Tegereza gatoya. Mu buzima bwanjye bwose naranzwe no gutsindwa ibihe byose, hanyuma ukambwira ngo Imana yahagaritse ibigeragezo byanjye. Niba warayobye, oya, ntabwo yigeze ihagarika ibigeragezo byawe. Ntabwo ibigeragezo byawe byigeze bizitirwa niba warayobye. Kandi ibyo bivuga ko uri munsi y'umutaka wa Satani, urimo gukorera mu mubiri, uragendera mu mubiri, ukaba mu byaha, kandi uri wenyine kugeza igihe uzaha ubuzima bwawe Umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti yanjye, nta mahirwe ufite yo gutsinda ibigeragezo. Ibi ntibyandikiwe abatizera, ahubwo byandikiwe abizera. Imana yavuze ko ibigeragezo byabo bisuzumwa, bigenzurwa. Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Imana niyo kwizerwa. Ibyo bivuga ko Imana itigeze ihinduka, niyo kwiringirwa iteka ryose. Niba undi muntu yaravuze ati ntabwo mba nararetse Satani ngo angerageze, icyo ni kimwe. Ariko Imana yonyine ikora icyo ishaka. Imana ishobora byose, niyo ishobora kuvuga iti nzareka Satani ngo abagerageze ibiruta ibyo mushobora. Kubw'ibyo Satani ari munsi y'itegeko ry'ukuboko kw'Imana n'imbaraga zayo zihebuje. Kubw'ibyo ntishobora gukora ikintu na kimwe. Bivuga ngo nta mbaraga z'abadayimoni muri iyi si zishobora gusunika na milimetero imwe Imana itabyemeye. Haleluya. Kubw'ibyo byose biba bigenzurwa n'Imana. Intumwa Pawulo iravuga ku murongo wa 13 ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange.
mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Hamwe n'ikigeragezo Imana izakora iki? Imana izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Twavuze mbere na mbere ko ibigeragezo byacu ari rusange, ko twese duhura nabyo. Icya kabiri ni uko bigenzurwa n'Imana, biri munsi y'ubigenzura. Imana niyo ibigenzura. Nibyo, Imana yashyizeho uruzitiro Satani adashobora kurenga mu buzima bwacu. Imana izi neza ibyo mushobora kwihanganira n'ibyo mudashobora kwihanganira mu kugeragezwa na Satani. Imana irabizi neza. Imana kandi izi ibyo mushobora kwihanganira mu mbaraga zanyu ubwanyu, kandi izi n'ibyo mushobora kwihanganira mu mbaraga z'Umwuka Wera. Icyo bishaka kuvuga hano ni uko Imana itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora mu mbaraga z'Umwuka Wera, atari mu mbaraga z'umwana w'umuntu, ahubwo mu mbaraga z'Umwuka w'Imana. Mbere na mbere aravuga ikigeragezo ko ari rusange ku bizera. Icya kabiri aravuga ko ikigeragezo kigenzurwa n'Imana, naho icya gatatu ni uko ikigeragezo gitsindwa. Imana ishimwe. Ibyo bisobanura ko wowe nanjye dufite amahirwe yo gutsinda ibigeragezo igihe icyo ari cyo cyose, kuko Imana yaduhaye amasezerano abiri nk'uko intumwa Pawulo ibivuga ku murongo wa 13 ngo ahubwo hamwe n'ibibagerageza ngo Imana izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Reka nkubwire icyo Imana itadusezeranije. Imana ntiyadusezeranije ko izavanaho ibigeragezo byose, ntiyigeze idusezeranya ibyo. Nta nubwo yigeze ibisezeranya Adamu mu ngobyi ya Edeni, kandi Imana ntiyigeze ibikorera umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, nta nubwo yabikoreye intumwa Pawulo cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Ntabwo Imana rero yigeze ivuga ko izavanaho ibigeragezo, ahubwo yaravuze iti izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Ubu ndashaka ko mwumva ibi neza. Abantu baravuga bati ariko twabaye muri ibyo bigeragezo kandi Imana ntiyigeze iducira kanzu. Nshuti yanjye, ikibazo si uko Imana iducira kanzu, ahubwo ikibazo ni ukubona umucyo. Igihe itara cyangwa urumuri rutukura rutangiye kurabya rukubwira ko ukwiriye gusohoka, sohoka. Icyo gihe aho kumvira dufunga amaso ntitubona icyo kimenyetso cy'itara ritukura, kandi igihe hari ijwi ritabaza rikubwira ngo hagarika, genda, hunga, ntugire icyo ukora, usanga twafunze amatwi ngo ntitwumve ijwi ridutabariza. Hanyuma y'ibyo tugwa mu bigeragezo, hanyuma tukavuga ngo Mana, kuki wandetse nkagwa muri ibi bigeragezo? Reka nkubwire ikintu kimwe unyumve neza. Igihe ibigeragezo bije, Imana ishobora byose kandi izi byose, yo ibizi uko bikurikirana. Kandi muri buri kigeragezo niba witegereje neza inshuro ebyiri, hari uburyo Imana yaciye akanzu kugira ngo tubone uko tubasha kukihanganira. Bishobora no kuba hagati mu kigeragezo ubwacyo cyangwa hirya yacyo, ariko Imana iravuga iti nzabacira kanzu, atari ukugira ngo ivaneho ikigeragezo gusa, ahubwo ari ukugira ngo tubone uko tukihanganira. Ibyo bivuga ko tuzabasha gukomeza turiho nubwo twaba turi mu bigeragezo bya Satani, kandi imyambi yayo ntizatugeraho kuko dufite kwizera nk'ingabo idukingira. Wowe nanjye tujya mu bigeragezo hanyuma tugatsindwa kubera ko tuba twanze kunyura mu kanzu Imana yaduciriye. Iyo niyo mpamvu dutsindwa mu bigeragezo. Ntibivuga ko Imana iba itaciye akanzu, ahubwo nuko tuba twafunze amatwi. Imana yacu ntituyumve, ahubwo idutabariza itubwira ibyo dukwiriye gukora, kandi nuko dufunga amaso yacu ntitubone ibimenyetso Imana by'akanzu yaduciriye ngo tubashe kwihanganira ibyo bigeragezo. Igihe Imana ivuze iti va muri iyi nzira mu gihe cy'ibigeragezo, niba tutagiye aho Imana ishaka ko tujya, nshuti yanjye, tuzagwa mu mutego, kandi ingaruka ntituzazishyira ku wundi muntu, ahubwo zizaba kuri twebwe ubwacu. Ntituzabishyira no ku Mana. Imana niyo yo kwizera. Ibyo bivuga ko dukwiriye kwizera Imana ko izaducira kanzu
kugira ngo tubashe kunesha mu gihe cy'ibigeragezo, tubisohokemo n'insinzi. Bishobora guturuka ku mpande zose, ariko Imana iravuga ngo tuzabasha kubyihanganira. Hanyuma wowe uravuga uti inshingano yanjye ni iyihe mu by'ukuri, niki ngomba gukora? Ndashaka ko unyumva neza. Mbega ni gute dushobora kunesha ibigeragezo? Ibyanditswe biravuga ngo tugomba kurwanya Satani muri Yakobo 4:7 ngo nuko rero mugandukira Imana ngo ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ariko ni gute turwanya imbaraga z'abadayimoni? Icyambere ni ukwizera. Ushobora kuba uvuga uti reka nkubwire ko byoroshye. Ndakubwira ko igihe ibigeragezo bije, Imana iravuga ko izaducira kanzu kugira ngo tubone uko tubasha kubyihanganira. Mbega inshingano yacu ni iyihe? Inshingano yacu niyo kumva yuko Imana yaduciriye akanzu, hanyuma tugakora iby'ubushake bwayo uko byaba bimeze kose. Ubu dufatiye ku mimerere y'ibigeragezo, ibyo bizatuma Imana iducira kanzu ikurikije uko ibigeragezo byacu bimeze. Ni gute twitwara kugira ngo dutsinde ibigeragezo bijyanye n'uko bimeze? Turabizi ko bifite aho bigarukira, nibyo, ariko hano ikintu cy'ingenzi, ibigeragezo bifite aho bigarukira bidashobora kurenga. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Ntabwo ari kubw'umuntu ku giti cye ashobora kurwanya no kunesha Satani, ahubwo turavuga abana b'Imana ko aribo bashobora kunesha ibigeragezo. Igihe ibigeragezo bije, abana b'Imana bagomba kumenya ko Imana yera, ikiranuka, ari igitangaza kandi y'urukundo, kandi iba yamaze kubacira kanzu. Inzira bagomba kunyuramo ngo babashe kwihanganira ibibagerageza. Icyo abana b'Imana bakwiriye gukora ni ukumenya icyo Imana ivuga n'ikibereka mu bigeragezo byabo. Icyambere ngomba kwibuka ni uko imbaraga z'icyaha muri nje zashize, ko ku musaraba wa Kristo nahaboneye agakiza. Atari ibyo gusa, ahubwo kuri uwo musaraba narababariwe n'ibyaha byanjye byose, kandi singibikora ukundi. Kubw'ibyo singomba gukora icyaha. Igihe cyose abana b'Imana bakoze icyaha, nuko baba batumviye Imana. Iravuga iti ku musaraba imbaraga za Satani zaratatanye kandi zikubitwa hasi. Kubw'ibyo ngomba kwibuka nshingiye ku kuri, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu. Icya kabiri ngomba kwibuka nuko imbaraga za Satani mu buzima bwanjye zashize. Kamere ya kera nkaba narayiretse. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 6:11 ngo abe ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. 12 ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Biravuga ko ntakwiriye kureka kwizera Kristo. Mbega niki nkwiriye gukora nk'umwana w'Imana? Icyo nkwiriye gukora ni ukuguma muri Kristo, na Kristo akaguma muri njye. Niwe murinzi w'ubuzima bwanjye. Icyambabaza cyose kibanza kubabaza Kristo. Haleluya. Kubw'ibyo mfite kurindwa n'Imana. Igihe nzaba ntarinzwe n'Imana ni igihe nzaba narahisemo kumva ibinyoma bya Satani. Bibiliya ivuga ko igihe Yesu yapfaga, yapfanye nawe, duhambanwa nawe, hanyuma tuzukana nawe, dushushanywa nawe ku musaraba. Reka nkubaze ikibazo. Mbega umuntu wapfuye yareka kugeragezwa? Igihe umuntu apfuye kandi mwaramufashe amajwi kuri kasete, mufungura kasete hanyuma mukavuga muti mbega ni gute wabona miliyoni y'amadolari? Ntashobora kugusubiza n'ikintu na kimwe, kuko aba yarapfuye. Nta nubwo yageragezwa kuko aba yarapfuye. Igihe Yesu yapfaga, yavuze ko yishushanije natwe, kuko yikoreye ibyaha byacu apfana nabyo, hanyuma tuzukana nawe mu buzima bushya. Kandi ubu dufite umwuka wera, kuko Yesu Kristo aba muri twe. Dufite imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Imbaraga z'icyaha zaratsinzwe, kuko mu kwizera menya uwo ndi we n'umwanya wanjye. Sinkiri umunyabyaha kandi singitinya, kuko nzi ko Imana inshira kanzu niyo naba ngeragejwe, kuko nizeye Imana. Napfuye ku byaha, kuko Imana iravuga ngo igihe Kristo yapfaga napfanye nawe,
ngaragara nk'uwapfuye, kuko atari njye ndiho, ni Kristo uba muri njye. Kandi niba narapfuye ku byaha, nta bigeragezo bizansinda. Haleluya. Kandi niba mpanze amaso ku musaraba mu kwizera, sinzabura kwihanganira ibigeragezo uko byaba bimeze kose. Inshuti yanjye, niba wibaza ko ibyo bidashoboka, bigerageze muri iri joro. Mbere yuko ujya kuryama, wegera Imana mu byo urimo gucamo. Bamwe muri mwe bakeneye kwizera Imana ngo ibashoboze kwihanganira ibigeragezo, kandi ibyo biroroshye. Ni ukwicisha bugufi mu gikorwa cyo kwizera no gusobanukirwa akanza Imana yabaciriye ngo babashe kwihanganira ibibagerageza. Kandi gutsinda ibigeragezo ntabwo bivuga kwigerageza cyangwa se kugerageza kwirwanirira. Gusoma Bibiliya, kujya mu itorero no gusaba Imana ngo ikongerere ukwizera, ibyo ntibizatuma unesha ibigeragezo. Warabikoze ariko waratsinzwe n'ibikugerageza. Nshuti yanjye, ikizatuma unesha ibigeragezo ni uko uzibuka ko muri buri kigeragezo cyose Imana izagucira akanzu kugira ngo ubone uko ubasha kukihanganira. Kandi ni ukwibuka ko Imana ishobora byose yahagaritse imbaraga z'icyaha mu buzima bwacu, kandi ko ikigeragezo cyose gifite aho kigarukira, kuko Imana itazakunda ko tugeragezwa ibiruta ibyo dushobora kwihanganira niba twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Kubera ko twapfuye ku byaha, ntitukiri imbata z'ibyaha, ntidukwiriye gutinya twizera Kristo. Inyigisho zijyanye n'ibigeragezo zateye urujijo kandi zibabaza benshi mu bana b'Imana. Uyu munsi mu kiganiro Nkoraho Mwami, Dr. Charles Stanley yagaragaje byinshi by'amayobera biboneka mu ntambara abizera bahura nazo mu buzima bwabo. Wibuke ko udafite inshingano zo kwitwararika ibigeragezo, ariko ufite inshingano yo kumenya akanzu Imana yaguciriye no kwizera ko gahari kugira ngo ubone uko ubasha kwihanganira ibyo bigeragezo no kunesha. Ibigeragezo bishobora kuba bikomeye, ariko ntidukwiriye no kubyikururira. Mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 6:11 kugeza ku 15 haravuga ngo, aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho mu Mana muri Kristo Yesu. Noneho nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9:00 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.